Ibihe byiza kuri mwese twongeye kubasuza no kubaha ikaze bakunzi ba Mpumuza Thierry by'umwihariko uyu nama yabagezaho amakuru abagezweho abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko inkuru ziba zivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye inkuru igezweho igendanye n'ubukungu bw'u Rwanda, aho u Rwanda rukomeje kugenda rukora imishinga imwe n'imwe igiye itandukanye kugira ngo u Rwanda rubashe kuba rwaba u Rwanda mpuzamahanga. U Rwanda rugasurwa na ba mukerarugendo benshi bagiye batandukanye by'umwihariko bitewe n'amahoteli ndetse n'inzu zidasanzwe zikomeje kugenda zubakwa mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda. By'umwihariko rero uyu munsi tukaba tubafitiye inkuru iryoshye igezweho iteganyijwe kumvwa n'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, aho ino nkuru ifite umutwe ugira uti iyi nyubako izatwara ayarenga miliyari 115 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu nguyu rero ni umushinga wa Ramba Hills witezweho guhindura isura y'umujyi wa Kigali. By'umwihariko kwibutsa ko nabo bageze kuri YouTube channel, nimba utarakora subscribe reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi bikwiye ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ikiganiro nimba gikunze ukorera like, ibitekerezo byanyu n'ingenzi duhure muri comment. Ngiye nditsiro Mpumuza bahaye ikaze mu gikuri. Uyu nguyu rero ni umushinga witwa Ramba Hills Project. Uyu nguyu rero ni umushinga uri gukorerwa mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kacyiru, munsi y'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, ahateganye na Vision City ndetse n'ikibuga cya golf cya Kigali. Byumwihariko rero murumva ko ari ibintu byiza cyane. Byumwihariko rero ngo iyo urebye ku gishushanyo mbonera cy'uyu mushinga niho ubona inyubako ndende ebyiri ndetse n'izindi zikaragiye cyangwa se zigaragiye ziringaniye, ariko izi nyubako zikaba zifite ubwiza budasanzwe. Benshi mu bakomeje kugenda babona bino bishushanyo mbonera bakomeje kugenda bavuga ko yaba ari inyubako zidasanzwe cyangwa se zifitanye isano na World Trade Center muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko rero ubusitani bugari ndetse kandi bunatanga amahumbezi nabwo buzabubarizwa kuri izi nyubako. Pisine nziza cyane z'agatangaza, parikingi nini z'imodoka ndetse n'imihanda myinshi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bizaba byegeranye cyangwa se bigaragiye izi nyubako zidasanzwe zigiye kubakwa mu mujyi wa Kigali. By'umwihariko ku gice umuntu yakwita ko ari igice cy'imbere cyangwa se hari inyubako 10 zigeretse, zimwe muri zo zikaba ari zo guturwamo cyangwa se apartment. Izingi zero zikaba ziri ku gice kirebana n'ikibuga cya golf cya Kigali, ndetse kandi ngo hari n'izindi zizaba zifite ubusitani budasanzwe bugezweho bwazo ndetse kandi bunini n'imihanda igiye inyuranye muri ubu busitani. Ku rundi ruhande kandi ngo hari n'inyubako ndende ebyiri zaba zidasanzwe, inyubako zaba ari inyubako ziteye amarangi meza cyane y'amabengeza. Izi nyubako rero zikaba zaba zirimo izizaba zifite amagorofa 26 ndetse n'indi zaba ifite amagorofa 28. Urundi ruhande kandi rwazo ngo hari n'indi miturirwa 4 izaba idasanzwe, hirimo umwe uzaba ufite amagorofa agera kuri 16 ndetse kandi ngo hari n'undi umwe udasanzwe uzaba ufite amagorofa cyangwa se izaba igeretse inshuro 12. Si ibyo kandi gusa ngo hari n'indi nyubako izaba ifite amagorofa 11. Inyubako rero akaba ariyo nyubako izaba idasanzwe n'ubwo bwose izaba ari ngufi ugereranyije n'izindi twavuze haruguru, ngo niyo nyubako izaba irimo ibikorwa bigiye bitandukanye, intebe zidasanzwe ndetse n'amarangi adasanzwe azaba ageragejwe kuri zino nyubako. By'umwihariko rero ngo muri izo nyubako ndende ebyiri, imwe ikazaba yaragenewe ibiro cyangwa se ama office, naho indi nyubako ikazaba yarabugenewe guturwamo cyangwa se apartment cyangwa se apartment. Si ibyo kandi ngo usango hazubakwa pisine nini cyane ndetse na parikingi ifite ubushobozi ngo bwo kwakira imodoka myinshi, imodoka zigera ku 1,400 zikazaba zakirwa n'ino parikingi izaba yubatswe hano kuri zino nzu z'akatabashwa cyangwa se zino nzu zidasanzwe mu mujyi wa Kigali. Si ibyo kandi gusa ngo hazaba hari na hoteli igendanye n'igihe cyangwa se ijyanye n'igihe, amaguriro agezweho ndetse n'ibindi byangombwa bigiye bitandukanye byose by'ibanze nkenerwa kugira ngo buri muturage wese cyangwa se abazaba bahagereye bazabasha kuba babona ibyo bikoresho byose nkenerwa ku gihe, ndetse kandi ku buryo ngo uno muturage cyangwa se ndetse kandi ku buryo ngo umuntu wese uzaba ahatuye atazagira icyo akenera akibure, ahubwo azakenera ikintu akibone bugufa, ngo kubera ko ibintu byinshi bigiye gushyirwa muri zino nyubako. Uyu mushinga kandi ngo watangiye no gushyirwa mu bikorwa n'uw'ikigo cyitwa Investment African Holdings Limited. Iki kigo kikaba kibarizwa mu mujyi wa Kigali.
agace kamwe rero cyangwa se agashami k'iki kigo kikaba cyitwa Ramba Real Estate, ndetse kandi ikigo kikaba cyarashyize imbere mu gutunganya ndetse no guteza imbere no kugenzura inyubako zo guturamo, inyubako z'ibiro ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye zo guteza imbere imijyi itandukanye, by'umwihariko imijyi yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse kandi ngo hari n'iziri ku rwego rwo hejuru y'amamataje, amaparitoma ndetse n'amahoteli, byose bikazaba biba bikomeje kugenda bigenzurwa n'iyi kampani cyangwa se iyi sosiyete yita Real Ramba Estate cyangwa se Ramba Real Estate. By'umwihariko rero umushinga wabo wa mbere kandi ukaba witezweho byinshi ni uwo kubaka ino Ramba Hills. Uyu nguyu akaba ari umushinga wabo wa mbere witezweho byinshi, by'umwihariko rero uno mushinga ukaba ari ugiye kubaka ino nyubako cyangwa se ino nzu izwi y'akatabashwa yitiriwe Ramba Hills. By'umwihariko rero ubuyobozi cyangwa se by'umwihariko rero ubuyobozi bwa Ramba Hills Real Estate bukaba buvuga ko imirimo yo kubaka ino Ramba Hills izatwara ayagera kuri miliyoni 40 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo nayasaga miliyari 115 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. By'umwihariko rero ubu buyobozi bukaba bwatangaje kandi ko hari imirimo izatwara imyaka igera kuri 4 muri rusange, aho mu gice cy'umwaka umwe n'igice hazuzura inzu yiganjemo izo guturamo, ndetse kandi n'imyaka 2 kugeza ndetse n'imyaka 2 n'igice kugeza kuri 3 hakaba hazuzura inyubako ya paritoma cyangwa se inyubako zo guturwamo, naho inyubako izaba irimo ibiro bigiye bitandukanye ikaba izuzura hiyongereho umwaka umwe, ubwo bikaba izuzura byose hamwe z'inyubako ino nyubako ikazaba yuzura mu mwaka wa 4 uzaba ukurikiyeho. By'umwihariko umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel akaba yagarutse kuri uyu mushinga muri Kamena mwaka 2025 aganira n'ubuyobozi cyangwa se aganira n'abayobozi mu nzego z'ibanze zigiye zitandukanye, aho yavuze ko uyu nguyu ari umwe mu mishinga yitezweho guhindura isura nshya ya Kigali, ndetse kandi mu myaka iri imbere ibingi bikazaba byashyizwe mu bikorwa. Hangare mu magambo make yavuze agira ati ubigereranyije na Vision City hakurya y'izindi nyubako cyangwa se hakurya y'izindi apartment zihari, Kacyiru hakaba hagiye kuba ahantu heza ndetse kandi hatandukanye nuko ari hasanzwe imbere. Twimura abaturage, abantu benshi bagiye batabivugaho rumwe ndetse kandi banavuga amagambo agiye atandukanye menshi, cyane cyane ko bavugaga ko ibintu turimo gukora bitarimo birategurwa neza, ariko mu by'ukuri iki ngiki nicyo cyerekezo cya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. By'umwihariko haba hari gahunda y'impamvu ibintu birimo biragenda bikorwa. By'umwihariko ahangana ni kuri Umuhoza TV. Nimba turakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. By'umwihariko uyu munsi twabagezagaho ikiganiro gifite umutwe ugira uti ino nyubako izatwara ayarenga miliyari 115 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu n'umushinga wa Ramba Hills. Uyu mushinga rero ukaba yitezweho guhindura isura nshya y'umujyi wa Kigali. By'umwihariko rero nkwibutsa ko nimba turakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nditsera Umuhoza, andi makuru agezweho mu kanya.